ubwo abakunzi bacu tubahe sample gato ku gitego cya ubwo ektike ari cyo bitwaye cyangwa kizima cyane kandi bano twaratangiye aga challenge ho kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri ubwo ko irindi ari urivuze butari gukotora cyane. Nepo wa mugani nkuko yongera ngo dive bivuze twaramutumiye inshuro nyinshi hano yibere ariko azwi mu gisata cyo kogeza cyane w'Iburayi. Umuntu avuze ko ari mwe mu banyamakuru kabisa ba mbere buryo uvuze mu mwe mu banyamakuru ba mbere nta waguhinyuza Nepo uvuze Nepo kabisa akagira umwihariko. Ubu niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda wogeza umupira ari wenyine. Match imwe se ashobora gukora match 3 ari wenyine agahera saa 7 kandi ari wenyine muri studio level yatangiriyeho ni yasoreza wa mwuka nta kibaye nta gihindutse. Nepo abakunzi ba Rwanda hano bati Nepo nadushyiriremo ngo titiza cyane mwanya n'uwawe ebana udatwaye iminota myinshi kandi ukabashimisha reka da neza cyane. Reka niba wogeze iyihe sinzi wogeza urayihitamo wenda niwe yifitemo byinshi reka no musini wogeze igitego nta kibazo nta kibazo. Reka ubwo abakunzi bacu tubahe sample gato ku gitego cya ubwo ektike ari cyo bitwaye cyangwa kizima cyane kandi bano twaratangiye aga challenge ho kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri ubwo ko irindi ari urivuze butari gukotora cyane. Nta kibazo. Yes rero reka tubayikaze Wembley mu gikombe cyitwa Community Shield gitangiza shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Liverpool nyuma yo kuspendinga miliyoni nyinshi cyane hafi 300 irimo igura abakinnyi batandukanye siratangirana igikombe sezo ubundi ije kudefanda shampiyona cyangwa ikipe ya Crystal Palace y'umutozo Oliver Glasner araza kubakora mu jisho witwa Ernest Rotti nkuko yabigenje kuri Pep Guardiola. Attention rero ikipe ya Liverpool zamuka neza cyane hariya umupira ugera kwa Virgil van Dijk VVD de captain hereza Ibrahima Konate Mistaibu sunika pase gato cyane la kwa Katisi Jonathan Jones tanga pase kwa Dominique Szoboszlai Bwenge Zobon sunika pase gato cyane kwa Milos Kerkez. Attention reka ture Florian Vitsi attention Richard Vitsi attention tanga pase attention Ugo Ektike contrôle magique attention orienté droit couverture attention barayikora ariko biranga attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri attention Ugo yes Mubicu Chochum ikipe ya Liverpool Ugo Ektike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Cops bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine bati turara ariko nawe utweretse kudufitiye byinshi ku mutima uradufite ubura amaso urebe muri stade umwagenti we yamaze kurira kubera ibyishimo. Attention musore muremure indeso kabisa hawe na Mwenyezi Mungu uyu musore arafise kabisa ku mugani w'abarundi afite imano afite ubwenge control anyuza umupira hagati ya Chris Richard areba neza mageya Jikianik in Israel areba umuzamu Dini Jordan Anderson arangije depozamo bebe chuchuma be titiz ahan kunda kirana benshi ngira ngo dusanzwe tubana kandi ndanabashimira mu buzima bwa buri munsi arige abantu bagukurikirana bakagukunda bakabikwereka. Ndabashimira mbere na mbere reka mbashimire urugendo twakoranye ndabyibuka ibintu bitangira hari kuri Radio Sarusi nyuzamo nza kuvayo nza kuri City Radio urya kuri Sarusi naho warogezaga nanogejeyo ndabyibuka igikombe cya Afrika hari na match ya final ya Champions League nakoze ndabyibuka nayo mpamvu no kuri City Radio banzana bari bambwiye ko najya mbafasha mu kogeza imipira ariko n'ibiganiro nyuma nza no kujya kuri BTN TV nyuma nza kwerekeza kuri Radio 1 na TV1 njya kuri SKFM niyo narindi ubu rero nisanze hano muri RBA. Rero abakunzi ba Premier League bari bafite ikibazo avuga bati turi kumwe Premier League irari ngira ngo abavandimwe bari amaze iminsi
babikora neza cyane. Nanjye nzaza dufatanye Premier League rero abantu bitege ko duhari. Liverpool yari yubatse nubwo bayikoze mu nkokora. Manchester City iratuje ariko ifite ikicecekanye. Ikipe ya Chelsea Champions yari w'isi mu gikombe cy'isi cy'amaklube kivuguruye ya Real. Manchester United abakunzi bayo batangiye gukanguka bavuga bati buriya butatu reka tube tubwise butagatifu, wenda tube tunabusize uwo mugisha turebe ko bizakunda. Tottenham Hotspur imeze neza nubwo Minisani yagiye ariko barakiyubaka, nabo bageze kuri Beresheze bari kuri ba Savinho. Urumva umutoza Frank Thomas aravuga ati ntago ngomba gusubira inyuma ya Europa League batwaye, barashaka no kuza mu myanya ine. Urumva ko birakomeye ama equipe menshi ariteguye. Arsenal nyuma yo kuzana rutayizamu abantu bamunyotewe. Urumva ko hari match zizajya ziba ziryoshye ku buryo n'izi za Aston Villa Newcastle zirahari. Mu Bwongereza ubasigaye ama equipe nk'icumi ushobora kubarira mu myanya ya mbere. Icyari Big 6 sinzi uko bazageraho bakakita n'abazagikurura bakakita Big 10, ariko ibyo byose bizaba duhari tubagezaho match cyangwa se tunabaye ibyo byishima abantu baranyotewe bashonje bahishiwe. Asante sana. Hanyuma turazugana rero kuri byinshi cyane. Nepo rero ubwo mukomeze mu ikaze haba kuri YouTube haba ku mbuga nkoranyambaga zacu, n'abafite rwose telefone bamwandikire bamubwire ati ikaze ku gitangazamakuru cya mbere mu Rwanda. Hanyuma tugiye kwinjira no muri Zandani noneho nawe ahari tuganire muri rusange. Muzaye mwumva rero kuri Magic Lineup mu kiganiro kuri Magic FM 90.7 kiba saa 1 na saa kugeza saa 4. Muzaye